ubundi mu byo nkora byose nkora ku byo abandi badaha agaciro. Ibintu byo kuvuga ngo mu cyaro ngo nyekero, kandi abantu bose tuzi ku isi bagira aho bakomoka, bagira aho bavuka. Cyangwa ntabwo bavuka ku muhanda, ntabwo bavuka kuri rompuwe, baturuka ahantu bavuka, ariho hantu bita ngo ni mu cyaro. Noneho ngero nanabasanzeyo, ntabwo ndindira ko bansanga ngiye aho mu cyaro, niho nshakira imbaraga. Uko nakurikiranye urusenda batanga agaciro kavamo akabanga kakagera ku isi, bakurikirana marakuja nyine yeri iyo ngiyo mu cyaro, ariko nkayongera agaciro, ikagira agaciro ku isi yose, agashya juice bakaba bagashaka kandi bagakunze. Ni ahangaha niho n'ubundi nongeye gufata aba bana bose, kuko nzi nibo Rwanda rw'ejo, nibo isi y'ejo, nibo entreprise y'ejo, nibo umuryango w'ejo tutezeho. Mu wa gatandatu Egibuta, mu wa kabiri, noneho muri iyi maratone ejo bundi mwabonye ku wa mbere ni kuri Nyirangarama, byose ni kuri Nyirangarama. Ni niyo mpamvu rero ku byo mbateganyiriza nta gushidikanya, nifuza ko igihe bazajya bavuga umukinnyi w'umupira ku isi hazajya habonekamo umunyarwanda, by'umwihariko ni umunyarwanda ariko ukomoka mu majyaruguru mu karere ka Rulindo kwa Sina Gerard Entreprise Urwibutso. Kandi uzi ko mfite abana baturuka mu ntambi bingira mu gihugu cyose. Ihirwe mfite rero yo kuba nkunda umupira kandi nkagira ubushobozi bwo gufasha urubyiruko, icyo cyatumye nshinga ikipe y'aba bana itagira umupaka. Nta bana bazi umupira, iyo bareba ubona ko bafite ejo hazaza, urabateganyiriza cyane. Urimo kubarebera ahangaha uko dufite abakuru babo mbese muri entreprise Sina Gerard, uko n'ubu ngubu turimo kuzenguruka mu mikino mpuzamahanga ku isi, uko dukurutse muri atletisme mu Budage tuba mbere n'aba kabiri iwacu, ko tujya mu Bushinwa mu rwego rw'isi. Urebye mu gihugu cyacu tumaze imyaka tutongera kubona cyane cyane abataka. Ngerageza ku bijyanye na tekiniki kugira ngo turebe ko nibura hari icyo twakongera kuramura. Murabizi ko n'Amavubi duheruka yamwe yagiye muri Tunisia, n'abana bagiye mu gikombe cy'isi, hariya twari twakoze cyane. Ariko ahangaha kubera ko nyiri ibikorwa ashaka kubona abakinnyi baturuka ahangaha, ko asanzwe afite ekipe ya deuxième division, akagira na deuxième division y'abakobwa. Ni muri urwo rwego yatwegereye nk'umuntu ufite experience cyane cyane mu bana, arambwira ati ngwino udufashe kugira ngo turebe ko nibura ziriya mpano ziri Rulindo nazo zagerageza kuzamuka. Mu bijyanye n'imitoreze rero cyane cyane tekinike, amataktike mu buryo kugira ngo bamenyere uburyo aho bajya hose bitagora umutoza, kuko akenshi usanga muri iki gihe abana benshi nta fizike, ubona bari hasi cyane. Turagerageza kuzamura fizike yabo, ko abana usanga akenshi bakunda gukina gusa ariko ntibite ku bijyanye n'ibyongera imbaraga. Naho turagerageza kugira ngo turebe ko twagira umukinnyi ufite imbaraga kandi wihuta cyane mu bijyanye na tekinike, kugira ngo nibura ejo n'ejo bundi aho yajya hose, yaba n'amahanga yamubona akavuga ko umwana yaratojwe.